Inkuru ya Isfahan itangira mu myaka isaga 2000 ishize mu gihe cy'ubwami bwa kera bw'Abaperesi. Nyuma y'uko Abarabu bayigaruriye, yabaye umujyi w'ingenzi mu isi ya Kiyisilamu. Uko imyaka yagiye ihita, Isfahan yaje kuba ikigo gikomeye cy'ubumenyi, aho siyansi, ubuvuzi na filozofiya byateye imbere. Mu gihe cy'ingoma ya Safavid, Shah Abbas wa mbere yahisemo Isfahan nk'umurwa mukuru w'Ubuperesi. Mu gihe cy'ubwiza n'ubukungu bwayo bukomeye, Isfahan yari umwe mu mijyi minini kandi ikomeye cyane ku isi. Ari Qapu ni ingoro nini iherereye mu ruhande rw'iburengerazuba bw'ikibuga cya Isfahan. Yubatswe mu ntangiriro z'ikinyejana cya 17 na Shah Abbas wa mbere, ikaba yarabaye inzu yemewe y'abategetsi b'ingoma ya Safavid igihe babaga bari muri uwo mujyi. Izina Ari Qapu risobanura ngo irembo rikuru. Imbere muri iyo ngoro, inkuta zishushanyijeho imitako ikozwe mu bimenyetso by'ubwubatsi, amashusho afite amabara menshi ndetse n'amashusho mato mato, byose bigaragaza ubuhanga n'ubwiza bw'ubuhanzi bw'Abaperesi. Naqsh-e Jahan Square ni kimwe mu bibuga by'imijyi binini cyane ku isi. Izina ryacyo mu Giperesi risobanura ngo ishusho y'isi, kandi koko iyo ugeze aho hantu wumva umeze nk'ureba ishusho y'umuco n'amateka y'ahantu hose. Muri iki gihe UNESCO yahemeje nk'ahantu h'amateka yihariye cyane. Jame Mosque ya Isfahan niyo musigiti wa kera cyane mu gusengeramo kuwa gatanu muri Iran. Wubatswe mu myaka isaga 1200 ishize, kandi niwo watangije imiterere y'umusigiti ugizwe na iwan enye, igitekerezo cyakomotse ku ngoro za kera z'ingoma ya Sassanid. Iwan ni ishusho y'imyubakire ya Giperesi cyangwa Abaromani, igizwe n'urukiramende ruhagaze, ikaba ifite umwinshi uteye nka arc cyangwa umuheto hejuru. Hari ubushakashatsi bumwe bwagaragaje ko ushobora kuba warubatswe ahahoze urusengero rwa kera rw'umuriro. Ikibuga cyawo cy'urukiramende gifite amayiwan, maze iyo miterere iza kuba icyitegererezo cy'imisigiti myinshi yubatswe nyuma yaho. Uyu musigiti uzwi cyane kubera imitako ya Mukarnas, imitako ikozwe mu ibumba rikomeye ry'abubatsi, amabati afite amabara menshi ndetse n'imyandikire y'ubuhanzi. Uyu musigiti ufite imiryango myinshi yo kwinjiramo, kandi buri muryango ukomoka mu bihe bitandukanye bya kera. Muri iki gihe uyu musigiti uri ku rutonde rw'ahantu ndangamurage ku isi rwa UNESCO. Shah Mosque yubatswe mu ntangiriro z'ikinyejana cya 17 mu gihe cy'ingoma ya Safavid, ihagarariye ku rwego rwo hejuru ubwubatsi bwa Kiyisilamu bw'Abaperesi. Yategetswe kubakwa na Shah Abbas wa mbere, kandi ntiyubakiwe gusa ubwiza, ahubwo hanatekerejwe ku mikorere yayo. Uyu musigiti uzwi cyane kubera imiterere yawo yatekerejweho neza, cyane cyane uburyo amajwi yumvikana imbere, ndetse n'ijwi rito rivugiwe munsi y'umutwe w'ingoro rishobora kumvikana mu gice kinini cy'icyumba cy'amasengesho. Isfahan Bazaar ni rimwe mu masoko ya kera kandi manini gakondo muri Iran. Anyura mu gice cy'amateka cy'umujyi, agahuza imisigiti ikomeye ndetse n'ahandi hantu ndangamateka.
Amateka y'iri soko asubira inyuma mu binyejana byinshi, cyane cyane mu gihe cy'ingoma ya Safavid, ubwo Isfahan yari ahantu h'ingenzi ku nzira y'ubucuruzi y'umuhanda wa Silk yahuzaga Uburayi, Aziya n'Uburasirazuba bwo hagati. Muri iki gihe igice kinini cy'iri soko gisa n'icyagenewe cyane ba mukerarugendo, aho amaduka menshi acuruza ibintu bisa, ariko hari n'amaduka ahishe acuruza ibintu bya kera nyabyo byasizwe n'amateka. Andi maduka yibanda ku bikoresho by'ubukorikori bikorerwa muri ako karere, harimo n'ubuhanzi gakondo. Firuz-e-Qubi ni ubukorikori buzwi cyane muri Iran, aho uduce duto tw'amabuye ya turquoise dushyirwa mu byuma. Ubwinshi bw'ubu bukorikori bukorerwa muri Isfahan. Abanyabukorikori bashyira buri buye mu mwanya waryo bakoresheje amaboko. Nyuma yaho icyo gikoresho kirasigwa kugira ngo ayo mabuye ya turquoise arusheho kumurika. Iki ni kimwe mu bintu byiza ushobora gutahana nk'urwibutso rwo muri Iran. Utuntu duto dushobora kugura hagati y'amadolari 10 n'amadolari 20. Aya mabuye kenshi aturuka mu birombe bya kera biri hafi ya Naqsh-e-Pol, bimwe mu bya kera cyane ku isi. Isfahan izwi cyane kubera ibiraro byayo byiza nka Kajur na Sharistan. Ibiraro ntibyubakiwe gusa gufasha abantu kwambuka. Abantu baza hano nimugoroba guhura, kuganira no kwishimira ubwiza bw'umujyi. Iyo bwije ibyo biraro biramurika, bigatuma imiterere y'imyambi yabyo ndetse n'ubwubatsi bw'Abaperesi bigaragara neza cyane. Ubu turi mu gace k'Abanyarumeniya ka Isfahan. Aha niho ushobora gusanga Vank Cathedral, yubatswe mu kinyejana cya 17 nyuma y'uko Shah Abbas wa mbere azanye Abanyarumeniya muri uwo mujyi. Ni rimwe mu matorero akomeye kandi y'ingenzi y'Abanyarumeniya muri Iran. Ubwubatsi bwayo buvanga imiterere y'ubwubatsi bw'Abanyarumeniya n'ubw'Abaperesi. Imbere inkuta zayo zuzuyemo amashusho afite amabara menshi agaragaza inkuru zo muri Bibiliya ndetse n'amateka y'Abanyarumeniya. Mu ntangiriro z'imyaka y'1600, umutegetsi w'Ubuperesi Shah Abbas yimuye Abanyarumeniya ibihumbi abavana muri Caucasus abajyana muri uyu mujyi. Byari ukwimura abantu ku gahato, ariko nanone byari icyemezo cyari gifite intego za politiki n'ubukungu. Abanyarumeniya bari abacuruzi n'abanyabukorikori b'abahanga. Shah Abbas yabahaye ubutaka, uburinzi ndetse n'ubwisanzure bwo gukurikiza idini ryabo. Aka gace kaje kwitwa New Juffa, kandi itorero ni kimwe mu bimenyetso by'aya mateka. Hafi y'iyi katedral hari inzu ndangamurage irimo ibikoresho bya kera, inyandiko zandikishijwe intoki ndetse n'ibindi bikoresho gakondo bivuga amateka y'umuryango w'Abanyarumeniya wabaga muri Isfahan. Nishimiye cyane ko wahisemo Menya XYZ. Iyi channel ikomeje gutera imbere kubera abantu nkawe bayikurikira. Buri gitekerezo mutanga, buri like ndetse na resubscription bifasha gutuma izi ngendo n'izi nkuru zikomeza kubaho. Niba nawe wumva ushaka gutera inkunga iyi channel, ushobora kubikora ukanda subscribe, ukanaha like iki kiganiro, ndetse n'inkunga ifatika nayo turayemera. Wanyura ku miyoboro yacu iri kuri iyi channel cyangwa crypto wallet address yacu iri muri description ya channel. Inkunga yawe yaba nto cyangwa nini ituma izi nkuru zikomeza kubagezwaho, kandi kagufasha kuba umwe mu bagize umuryango wacu ukomeje kwaguka w'abakunda gutembera no kuvumbura isi.